nijoro ndarota noneho ndota hariya muri kiriya gishanga cyo mu Rwabashyashya imbere ya Banque Populaire mu gishanga cyaho ndota mu gihuru harimo umwobo nabonye harimo umwobo bita umurorajuru n'umyobo y'imiswa abantu bazi ibyo binyarwanda bazabibyumva bimenye noneho ndota ndi gukoramo nkuramo ubuki bw'ubuhura ndaburya burandyohera ndarya numva mu nzozi ariko mu gitondo ngiye ku ishuri Bibiri izadufasha kudateshuka iburyo cyangwa ibumoso ahubwo izaduha gutsinda inyigisho z'ibinyoma iduhe gutsinda ubuhanuzi bw'ibinyoma kuko n'abazifashisha Bibiliya ntibazabura ariko mberetse neza ko Bibiri ibereho kudufasha asante sana ko ikizabatandukanyiriza kikabwira ko atari abakristo nta kindi nuko batazaba bafite imbuto z'umwuka wera niba ngo satani ashobora kwigana ibintu byose ukuyemo imbuto z'umwuka wera bakunzi ba Imana ishimwe Clarisse Official muraho neza twari tubakumbuye namwe mujye mutubwire muri comment kandi musharinge ibi biganiro kuri bene data kugira ngo twubake ubugingo bwa bene data. Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ati ndifuza ko ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi nawe ukwiye kubimenyesha bene data bo kwizerwa no bazashobora bafite ubushobozi bwo kubigeza ku bandi. Ubu rero umuntu wese arimo gukorera Imana uko Imana imuhaye uburyo twebwe turimo kuyikorera hano kuri kamera imbere y'isi imbere y'abantu benshi nibwo buryo Imana yaduhaye. Rero turabasaba gukwiririkanya ubutumwa kuri twebwe ni ugukora share hari n'ibindi bigira umumaro ni ugukora like niba wishimiye ikiganiro ugakora comment ukavuga uti ndabibona ntya ibi ngibi bimeze gutya waduha n'inama waduha n'igitekerezo Imana ibaho umugisha cyane. Hanyuma rero duheruka kuri kamera nkuko murimo kutubona n'umukozi w'Imana twavuze ko tuzavuga ku dupoe tune ibyo tumaze kuvugaho tugeze ku gapoe kavuga ku buhanuzi bw'ubuyobe buhari. Bene data baratubwira bati dufite ikibazo gikomeye turi mu madini ariko turabona amadini afite ingorane zikomeye turimo kujya kubona tukabona abashumba bari badushumbye baduhanuriraga batwigishaga bikarangira tubona bateye abakobwa amada bikarangira besikorotse tukagira ibibazo bakaturya imitungo yacu. Turimo kwibaza ese tugume mu madini tuyavemo twizere Yesu tugehe dukora iki? Rero nkuko nabibabwiye mbana n'umupapa ukuze hano nkuko mubibona arongera nawe abasuhuza bibwire nk'umusesenguzi ufite inararibonye rwose mu ijambo ry'Imana. Ikaze mwakwibwira abadukurikiye tugahita dukomeza. Murakoze cyane. Nanjye shimiye Imana ko ngarutse kuri kamera kuri Imana ishimwe Clarisse Official. Imana ishimwe cyane ko yatugiriye ubuntu ikaduha agakiza. Bamwe wenda n'ubwa mbere bagiye kumbona amazina yanjye nitwa Nsengimana Jean de Dieu izina ry'ababyeyi ni Papa Bonheur. Nagiriye ubuntu nkiri mutoya mvuka ubwa kabiri nkiri umusore yasabana nanjye arandinda mu rugendo rutari rugufiya kugeza uyu munsi sinzarambirwa kubivuga nkuko Dawidi yavuze ngo nari umusore none ndashaje sindaho n'umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza. Yesu rero ni mwiza. Yesu ni umwami w'amahoro niwe shusho y'Imana itaboneka niwe wari ukwiriye kuza. Imana ishimwe ko yamuduhaye kugira ngo atubere umukiza aduhesha agakiza yongere kuduhuza n'Imana. Imana ibaho umugisha rero kubwo gukurikira ibi biganiro byacu
turagira ngo twongere tuganire, dusubukure ikiganiro. Uyu munsi turavuga ku buhanuzi bw'ibinyoma, ku bahanuzi b'ibinyoma, kandi ntago biri kure cyane n'abigisha b'ibinyoma kuko biragendana. Kuri byinshi rero mwibaza, ntabwo ari ikintu gishya, ntabwo ari ikintu gitunguranye. Ndagira ngo mbabwire ko buriya ibintu byose Imana irabizi. Igihe cyose tuzifashisha Bibiliya yera nk'ijambo ry'Imana. Twagize umugisha mu byiza byinshi Imana yadukoreye, yaduhaye Bibiliya ijambo ryayo. Ubushize twavuze ko nk'uko uruganda iyo rukoze imashini rugira n'igitabo gisobanura imikorere y'iyo mashini kugira ngo umuntu wese uzayibona azamenye uko azayikoresha. Imana rero yaduhaye Bibiliya kugira ngo idufashe gusobanukirwa neza, Bibiliya ituyobore. Dawidi yaravuze ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Kandi aravuga ngo njye nabikije ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo ntayicumuraho. Reka rero dusome Bibiliya. Uyu mwanya ndagira ngo twifashishe igitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri, igice cya 13. Dusome guhera ku murongo wa mbere. Hari icyo hari butubwire kigendanye n'ibintu by'abahanuzi b'ibinyoma. Icyo mbategeka cyose mujye mukitondera, mucyumvire, mutacyongeraho, mutakigabanyaho. Muri mwe niba hari umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana, izo utigeze kumenya tuzikorere, ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, muyitondere, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Amen. Iki ni kimwe mu bitabo 5 bya Mose. Hano rero yabwiraga Abisiraheli. Kuri ino poetero tuvuga ko hari abahanuzi b'ibinyoma, urumva ko ntago badutse ubu. Imana yari ibizi ko bazabaho. Na kera bahozeho turaza kubireba. Ubwoko bw'Abisiraheli bageze igihe bahura n'abahanuzi b'ibinyoma. Itoro rya mbere rya Kristo ryahuye n'abahanuzi b'ibinyoma. Si ukuvuga rero ko ari abantu baje ubu ngubu, bahozeho. Kuko rero nta kintu kibaho Imana itakizi. Ibwira Mose ngo genda umbwirire abo ubwoko bwanjye ngo muri mwe nihabamo umuhanuzi cyangwa se umurosi. Ubwo byaba bigiye gusobanura impano zigiye zitandukanye, ariko hari impano yo kurota, hakabaho n'iy'ubuhanuzi. Zose zigenda zigaruka ku bintu bidasanzwe, bitari mu bwenge bw'abantu, ahubwo ni amahishurirwa, ni ibintu bidasanzwe. Harimo rero kurota, harimo no kwerekwa, harimo guhanura, ni bimwe muri ubwo buryo. Imana rero ababwira ngo niharamuka haje n'umuntu wo muri mwe, wo muvukana, wo mubana, akakubwira ko yarose cyangwa ko yahishuriwe, n'ibyo avuze bikanasohora ye, ariko bikakuganisha mu guhemukira Uwiteka Imana, ibyo bintu ntuzabyemere, iyo ngisho ntuzayemere, ntuzayikurikize, nubwo yabahanuye ibintu bikagira gute, bigasohora. Kubera iki? Ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka azabagerageza ngo arebe yuko mumukundisha umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, kuko twabwiwe ko nta yindi Mana tugomba kubaha, nta yindi tugomba kuramya, nta yindi tugomba gukurikiza. Aha rero hatweretse ko bishoboka ko hakwaduka n'umwuka w'ubuhanuzi bw'ibinyoma kugira ngo tugerageze urebe niba koko twarumatanye n'Uwiteka. Biranashoboka ko umuntu yabikora mu zindi nyungu ze, nubwo wari usanzwe umwizera,
nubwo mwari musanzwe mukundana, nubwo wari usanzwe umwubaha, ariko igihe cyose byabihanura bigasohora, yakubwira ko yarose bigasohora, ariko niba bigutandukanya n'icyo wizeye, bikagutandukanya n'Uwiteka, uramenye, hagarariraho, uvuga ngo ntukagire izindi mana mu maso y'Uwiteka. Igihe rero bikuganishije ahandi, sigaho. Ngira ngo nk'uko tuzajya tugaruka kenshi kuri Bibiliya, Bibiliya itwereka ko Yesu ari we shusho y'Imana itaboneka, niwe rukundo rw'Imana rwagaragariye muri twebwe. Imana yakunze abari mu isi cyane kuko abantu batari kubimenya, kandi kuko Imana itashatse kuza ngo abantu bayirebeshe amaso. Imana yahisemo kwiyereka abantu binyuze muri Kristo Yesu. Nibwo buryo yabonye yaduhitiyemo twashobora kwegerana n'Imana, tugahura n'Imana, tukumva Imana. Byamusabye nawe gusiga ubwiza n'icyubahiro, bimusaba ko yicisha bugufi, akambara umubiri, agasa natwe, akagendana natwe mu buzima bwa buri munsi. Akaba ari nayo mpamvu Bibiliya kenshi ikunda kutubwira ngo tumwigane, tumwigireho. Niwe tugomba kureberaho, tukigiraho. Ese ibi bintu ari nka Yesu yabikora atya? Ubwo ndashaka kuvuga mwari, niba umuhanuzi ampanuriye ariko akambwira ibintu ntigeze mbona bihuye na Bibiliya, nubwo yavuze ibimenyetso n'ibitangaza bigasohora, mbese nkwiye kumwemerera nkanamwumvira? Oya, ahubwo Bibiliya tubwira ngo mu minsi y'imperuka hazabaho n'abantu bazaza bahanura, banigisha mu izina rya Yesu, nyamara bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kwera. Abo rero ngo mujye mubatera umugongo. Umuntu wese uzakubwira guhindukira ukava mu nzira y'ukuri, uwo ngo uzamutera umugongo. Uyu munsi rero nge ntago navuga ngo tuvuge abo bantu mu buryo bwinshi, twabarondora byadutwara umwanya muremure, kuko duhura nabo mu buzima bwa buri munsi. Ni benshi, abigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ahubwo hari ikibazo kivuga ngo twakora iki? Yego, ubu abantu turimo kugira inama barakora iki? Twakora iki? Reka dutange ingero zisanzwe ziriho zizwi. Buriya igihe cyose iyo ugiye ahantu utahazi urayoboza. Hari igihe rero abuyoboje nabo baba batahazi. Biba byiza rero kugira gute? Biba byiza iyo ufashe ikarita yagenewe kuyobora aho hantu, ikakwereka neza aho ugiye, ku buryo ugenda ariyo ikuyobora. Kubera ko mu nzira ushobora guhura n'abakuyobya. Abayobya benshi barahari. Reka wenda muri iki gihe cyacu turabizi neza, ni igihe cy'ikoranabuhanga, nta muntu biri butungure, nta utabizi. Reka twifashishe mu buryo bw'inyubako zisanzwe. Iyo umuntu aguhamagaye ngo uze umwubakire inzu, agomba kukwereka igishushanyo mbonera cy'iyo nzu, akwereka plan. Ntago rero uza ngo wowe ngo uyubake nk'uko uri umufundi mu bitekerezo byawe uko ubishaka. Oya, ahubwo nyirinzu niwe uba ufite plan yateguye, wowe ukaza uje kuyikoraho nk'uko we abishaka. Ntago rero wemerewe guhindura uko nyirinzu abishaka, ahubwo wowe ugomba kubikora nk'uko we abishaka. Ndashaka kuvuga ngo ntabwo tuzabikora nk'uko twe tubishaka, ntabwo tuzasenga nk'uko tubishaka, ntabwo ubuhanuzi bwavuye ku bushake bw'umuntu. N'uyu munsi ntibusobanurwa nk'uko ubushake bw'umuntu bumeze. Oya, ahubwo hari icyo Imana yashatse kandi yarakitumenyesheje mu ijambo ryayo. Hano hari aho dusomye, hari n'ahandi tuzasoma. Ukiri aho Papa Bonheur, ni ukuvuga ngo ubivuze nk'umuhanga, ubivuze mu buhanga bw'umuntu ufite ubunararibonye, ariko ndakeka ko nk'abantu bakunda kumpamagara cyane n'abantu bahamagawe vuba mu ijambo rimwe, ubwo urababwiye uti umuntu ushaka kuyobora, donc kuba mu murongo muzima mwiza
atayobejwe n'ubuhanuzi niyizera ijambo ry'Imana kuruta uko yakwizera ubuhanuzi. Ni nk'uko uko ariko kuri, ariko noneho kandi ntabwo ubuhanuzi buzasobanurwa nk'uko umuntu yishakiye. Ntabwo ubuhanuzi Bibiliya yatweretse ko niba muri mwe habonetsemo umuhanuzi ariko akakubwira ibintu bitandukanye n'ibyo Bibiliya yakubwiye, uwo nguwo nubwo mwaba muvinda imwe ntuzamwemerere. akubu turakuraho urugero kugira ngo dufashe bene data badukurikiye. Reka mpakanya gatoya, urakoze. Wenda niba nguciye mu ijambo umbabarire. nta kibazo. Hari abantu mudukurikiye, mugomba kumenya ko imyuka yose ivuga ntago ari umwuka wera uvuga wenyine, ahubwo hari n'imyuka iva kuri Satani. Ndabaha urugero, imyuka y'abarungi yishushanya n'umwuka wera, imikorere yabo yishushanya nuko umuntu yasenga Imana. Amakuru mbafitiye yizewe nuko bo iyo banasenga bakoresha Bibiliya, baba bafite Bibiliya. Ikindi mukwiye kumenya, mwari muzi ko iyo ubabereye umuyoboke, ibi ni ubuhamya babayemo banyihereye, n'ubu banyihera navubaha cyane, mfite uwampaye ubuhamya. Nibiba ngombwa tuzajya tuzana na bene data babaho ubuhamya, kuko ntabwo twifuza kubona umuntu ukurikira shene ya Imana Ishimwe Clarisse Official ayoba, biragatsindwa. Ahubwo mugomba kuyoboka. Rero abarungi ni ukuvuga bo bakoresha Bibiliya, banahana umuntu ukoze icyaha. Iyo wasambanye uraza bakagukubita, barahanura, bagira amaso abona, barerekwa, kandi ibyo bavuze bigasora nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kubitubwira mu kanwa ka Papa Bonheur. Ni ukuvuga rero, ikintu mbona umuntu yakora kugira ngo usubize umwanya nanjye Papa Bonheur akomeze atubwire uko abibona nuko mwafashwa kugira ngo hatazagira uyoba, nuko dufite ubuhanuzi bukuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera, rikatubwira ngo uzaba ugize neza nuryubaha, nuryumvira. Mu by'ukuri ntabwo ukwiye kumva aho abantu bavuga Yesu gusa utarashishoza ngo ujyeyo. Banza umenye ni hehe ngiye kujya, ese bariya abantu basenga bate? Imana ibafashe. Ndumva nasubiza umwanya Papa Bonheur. Urakoze cyane. Ikintu cyatumye mvuga cyane ko tuzajya twibanda kuri Bibiliya, tukanakoresha iri jambo ryo mu gutegekwa kwa kabiri, nuko nashakaga yuko twumva neza ko atari ubwa mbere abahanuzi b'ibinyoma baba babayeho. Icya kabiri, tukumva neza ko bidatunguye Imana. Imana ihagarara mu itangiriro ikamenya n'ibyo mu mperuka. Nicyo gituma ijambo ritubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaza n'abigisha b'ibinyoma bakora n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko ikizabatandukanyiriza kikabwira ko atari abakristo nta kindi nuko batazaba bafite imbuto z'umwuka wera. Niyo ngo Satani ashobora kwigana ibintu byose ukuyemo imbuto z'umwuka wera. Satani abasha kuza akagushuka, kandi nk'uko kenshi twagiye tubibona, buriya bashukanyi, abantu bitwa ba escrojanti, ni abantu b'abahanga, ni abantu baba bazi ibintu byinshi, kuko aramutse ari umuswa ntiyakubeshya ngo bikunde. Icya kabiri, murabizi neza ko umuntu aje kukubeshya ibinyoma 100%, nawe uhita ubivumbura, ukabivumbura, ukahita umumenya uti arambeshya. Ahubwo mu ntego y'umuntu w'umunyabinyoma agomba gufata ukuri n'ibinyoma akabivanga. Wajya kugaruka uvuga uti ariko iki ngiki cyarambeshye, utari ku iki ngiki cyo nicyo. Bimwe bita gucarenjinga mu mvugo y'abana b'iki gihe. Urakoze cyane. Noneho rero ntabwo Yesu yatunguwe nuko mu minsi y'imperuka hazabaho abigisha nk'aba ngaba. Icyo tugomba kucyumva neza tukanakimenya. Kandi nk'uko mwarimu wari ubivuze,
imyuka yose ntago yavuye ku Mana. Mugerageze byose mugundire ibyiza, Bibiliya izagenda itwereka ingero nyinshi. Pawulo arimo abwiriza, ndumva ari mu ba Tesalonika ajya kubasezeraho, yarabwiye ngo nimara kugenda ndagiye, ariko nimara kugenda hazaduka abigisha b'ibinyoma, ndetse no muri mwe harimo abazagoreka ukuri babizi kubwo gushaka indamu. no muri bo cyane. mubo yarasize babana Yego. bakorana n'umurimo. Ati nimara kugenda harimo n'abazagoreka ukuri babizi kubwo bitonderwa. gushaka inyungu. Uyu munsi rero kimwe mu bintu bigoye abakristo ni uguhura n'abigisha bagoreka ijambo ry'Imana kubw'inyungu zabo bwite. Ingero zo ntago nzajya nkundangiye kuzivugaho cyane kuko muzi nyinshi kuturusha. Niba umuntu yarakubwiye ngo ndashaka kunsengera, ndashaka kugusengera, ariko biragusaba amafaranga, tamba igitambo. Bene data, reka mbibutse, Yesu niwe gitambo gihoraho cyatambwe rimwe kitazongera gutambwa iteka. Kandi ndagira ngo nongere mbibutse ko ntago tukiri mu gihe cyo gutamba ibitambo, ahubwo turi mu gihe cy'ubuntu, umwaka w'imbabazi Imana yagiriye abari mu isi bose. Yarabakunze itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, mu by'ukuri kuriho. Igituma ngewe nzajya ninginga abantu ngo mukunde gusoma Bibiliya, reka mbabwire impamvu. Ntangira gusoma Bibiliya nayibonaga nk'ibitabo nk'ibindi, ntago nari nzi kirimo, ntago nari nzi, nta nubwo namenyaga ngo bisobanurwa gute, ahubwo nagize ikibazo ndasenga mbaza Imana, ese koko Mana, Bibiliya ni ijambo ryawe? Ndashaka kubimenya neza, nkagira nanjye icyo naheraho ubwanjye nkabona igihamya cy'ukuri. Imana rero yaransanze isobanura neza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya ari yo kwizerwa. Iyo Bibiliya ikubwiye ngo reka iki ukakireka, yakubwira ngo wizere ukizera, wirinde ukirinda, wihangane ukihangana, Bibiliya niyo kwizerwa. Icyo ndagira ngo nkikubwire cy'ukuri. Hanyuma njye nagize igihe gihagije cyo kuvuga ngo Mana, niba Bibiliya ari ijambo ryawe, narasomye ngo isi nibiyuzuye ni iby'Uwiteka muri Zaburi ya 24. Ariko niki cyanyemeza koko Bibiliya ivuga ukuri? Ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo ndagira ngo nguhamirize ko Bibiliya ari ijambo ryanjye. None nicyo ushaka kumenya kubyerekeranye n'ibyo ngibyo ubajije? Icyo gihe nagiye mbaza Imana ibintu bigiye bitandukanye. Imana yagiye inyereka buri kimwe cyose nagiye nyibaza, buri kimwe cyose nagiye nyibaza. Ntago wenda uno mwanya nabivuga byose ngo mbirondore ngo birangize, ariko reka mvuge nk'akantu kamwe. Hari ijambo ritubwira ngo Imana irakubwira, yakubwiye ngo iki? Aho hantu ntuharenge utatubwiye. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, rikwiye kwemerwa n'abantu bose, nta gushidikanya, nta guca ku ruhande. Kandi ntago Bibiliya ubundi igomba gusobanurwa mu bundi buryo bundi butari uko yanditse. Nicyo kintu cyo nakubwira. Niba ivuze ngo ihane, ihane. Ivuze ngo irinde, irinde. Ihangane, ihangane. Niwumvira Imana uzabona iyi migisha nk'uko yanditswe mu gitabo cyo gutegekwa kwa 2 ibice 28. Iriya migisha yose izakuzaho niwumvira Imana. Kandi iriya mivumo yose yanditsemo izakuzaho nusuzugura Imana. Nta n'impamvu yo kukubwira ngo umuntu azagukuraho imikoshi n'imitongero, kuko nta wundi wenda uwo ari wese ubifitiye ububasha. Ahubwo wowe reba icyo Bibiliya ibivugaho. Ni iki cyagukuraho imivumo? Ni ukumvira Imana. Ni iki cyaguteza umuvumo? Ni ugusuzugura Imana. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ratubwira ngo nta muntu wayiringiye ngo akorwe n'isoni. Kandi ngo nimumpamiriza imbere y'abantu, uzagira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu, nzagira isoni zo kumuhamiriza imbere ya Data. Ariko reka mbabwire ngo umuntu uhamirije Imana imbere ya bene se, nge nabonye nta gukorwa n'isoni kuhaba. Reka mbaho ubuhamya gatoya. Nk'umuntu wizeye ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana,
kandi ukivuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Nababwiye ko nagiriye ubuntu nkiri umwana w'umusore, nari nkiri umunyeshuri. Hanyuma rero igihe kimwe nigaga hariya mu Rwabashyashya mu mashuri y'imyuga, aho ni mu ihe ntara n'akarere, mu karere ka Kamonyi. yego. Icyo gihe hari hagati y'urugabano rwa Runda na Taba, ubu n'ubundi ni imirenge, umurenge wa Runda n'umurenge ngira ngo wa Gacurabwenge, ariko ni hariya neza munsi y'ibiro by'akarere ka Kamonyi ku bantu bahazi. Habaga banke y'abaturage, hakaba koperative y'abahinzi, hakaba n'iryo shuri rya Seraye. Nigaga muri iryo shuri. Igihe kimwe rero baduha, hari ukuntu habagaho amarushanwa y'ibigo by'amashuri, abana bakajya gukina umupira. Diregiteri wacu aravuga ati bana banjye mutazatsindwa, reka babakorera amandazi, babashigishira ikigage, muzagende mwariye mwahaze mufite imbaraga. Yari umusaza ukunda abanyeshuri cyane. Ati muzagende mwariye mwahaze, badushigishira ikigage rero. Ariko hari harimo abarokore n'abatari abarokore. Baravuga bati aba barokore babakorera ubushera budasembuye, abandi batari abarokore bashaka ibisembuye babasemburire, nyine byose barabikora. Ngewe muri byose ntacyo nanywaga. Nibuka umuhungu umwe witwa Tuyishime Dieudonné, ubwo bamwe muri bagenzi banjye bashobora kuzabona iki kiganiro bazabyibuka. Ndabizi ko bahari bashobora kuzakibona, bitwa ba Musabyimana Olivier hariya bitaro bya Remera Rukoma. Barahari abitwa ba Hakizimfura Pierre Celestin Pasiteri muri ADPR hariya. Ndumva hari n'abandi bazagenda bakibona. Hari Rusanganwa Leopold, ndumva ari umuganga i Kanombe. Abo ni bamwe muri bagenzi banjye twabaga turi kumwe icyo gihe. Icyo gihe rero uwo Tuyishime yarambwira ati ariko Muroko, ubu koko ntago uzanywa ikigage? Atenda dupinga uzakinywa. Ndavuga nti ntago nzanywa ikigage. Turapinga birarangira. Noneho ati suzanywa iki? Jewe Yesu nizeye ni umugabo utabura uko abigenza. Haleluya, amen. Yesu ni umugabo utabura uko abigenza, nshingiye ku cyo yambwiye. Rero afite uko azabigenza. Yabigenje ate? Afite uko azabigenza. Ntiwanyweye ikigage? Ntago nanyweye ikigage. Wanyweye iki? Byagejeje ninjoro ndarota. Noneho ndota hariya muri kiriya gishanga cyo mu Rwabashyashya imbere ya Banque Populaire. Mu gishanga cyaho ndota mu gihuru, harimo umwobo. Nabonye harimo umwobo bita umurorajuru, ni umyobo y'imiswa. Abantu bazi ibyo binyarwanda bazabibyumva bimenye. Noneho ndota ndi gukoramo, nkuramo ubuki bw'ubuhura, ndaburya burandyohera, ndarya numva mu nzozi. Ariko mu gitondo ngiye ku ishuri nkibona cya gihuru, umutima uranyemeza ngo ugende urebe muri kiriya gihuru warose. Nagiyemo muri icyo gihuru mu gishanga ari imbere ya Banque Populaire hariya mu Rwabashyashya. Nagiye muri icyo gihuru nsanga hateretsemo fanta ebyiri za orange muri icyo gishanga. Haleluya. Rero njya mvuga ngo Yesu yampaye fanta ebyiri za orange, yazimpereye hariya. Njya mvuga ngo umunsi nge nzagiye Yerusalemu sinzagenda ngiye kureba Yesu yakoreye ibitangaza. Ni fanta nyafanta cyangwa n'ubu turimo kurota? Ni fanta za Burarirwa. Ubwo se rwose zahageze gute? Ubwo se ni umuntu wa se, ubwo se ibi bintu uko bikomeye kubyumva? Mwarimu rero reka nkubwire, nashaka nge nandi kuri topic ivuga ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Turyizere ko umuntu wizeye Uwiteka atazakorwa n'isoni, adakwiye no kujarajara ashaka abahanuzi bamuyobya, kuko umuntu wese Imana yamwiyereka nkurikije icy'Imana yagukoreye kuri uwo munsi. Musabe muzahabwa, kandi musabe mwizeye mudashidikanya. Bibiliya ihamya ko umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, nta gukorwa n'isoni kuzabaho. Icyo ni urugero rumwe nari mbahaye, si uko nari nateguye ubwo buhamya. Ariko ku bantu wenda nk'uko mbajije uti si ubwo zahageze gute, si ubwo umuntu ntatubeshya. Njya nkunda kuvuga ngo Yesu icyo muziho nzajya nkivuga, icyo ntazi ngiharira abandi. Njye ibyo muziho rero ni uko umuntu umwiringira adakorwa n'isoni. Uwo munsi ninjiye mu ishuri mu gitondo mfite amacupa 2 ya fanta orange apfundikiye, kubera imyaka myinshi ishize, ngira ngo ni muri 86 cyangwa na 7, ni hagati aho ngaho, sinabiteguye neza. Ariko bene data bo bashobora kuzabyibuka.
ndagira ngo mbabwire ngo icyo gihe twari dufite ibihe byiza byo gusenga. Twagiraga umwarimu witwa Dushimimana Edouard twigishaga gusenga, yari umukristo mwiza akadutoza gusenga. Mu buzima busanzwe yatwigishaga kubaka. Impamvu itumye mvuze ibyo, nagira ngo urambaje ngo se zahageze gute. Ku bantu bari hariya icyo gihe higeze kuba impanuka y'ikamyo ya Bralirwa yari ipakiye fanta. Imbere y'iriya banke, abantu bashobora kuzumva iki kiganiro bahatuye icyo gihe bari bahari kandi baranahari, bazibuka neza ko iyo mpanuka yahabaye, ikamyo irahagwa, fanta zirahamenekera. Hashize igihe kinini cyajya kugera nko ku myaka nk'ibiri, hari ibimene by'amafanta byinshi birunze hari imbere y'iriya banki populaire. Rero Yesu we uko yarazi neza ko izo ebyiri zarokotsemo zikagenda zikitereka muri icyo gishanga, zizagufasha ku munsi abandi bazaba barimo kunywa ikigage. Urakoze cyane. Nuko nguko yazihazigamye, kandi njya ansanga mu nzozi anyereka yuko zihari, ariko njye ntiyanyeretse ko ari fanta zihari. Nabonye ari umwobo uteretse uri mu buki bw'ubuhura. Mu kugera mu gitondo noneho bitari mu nzozi, nahasanze fanta ebyiri za oranje. Yesu aguha umugisha. Urakoze cyane. Nari mbazabura kubaho. Murabizi ko Yesu yabivuzeho, aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu bakora n'ibitangaza mu izina ryanjye banyiyitirira, ariko ikizababwira ko ntaho mpuriye nabo, ingeso zabo. Uyu munsi mw'abakristo mwe, impamvu mbabwira ko Yesu byose yarabize akabivugaho, kugira ngo rero tutazayoba na gato, nicyo cyatumye aduha Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Munyemerere mbabwire dusome isezerano rishya, impamvu dukwiye kwizera Bibiliya tukanayigenderaho. Ndumva tugiye kureba urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, tugana ku musozo. Yego. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 tureba umurongo wa 16. Aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ngiye impamvu Bibiliya nshaka ko ariyo tuzajya tubaza mbere yo gufata umwanzuro uwo ari wo wose. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bivuga ngo ntago abantu banditse bakoze ubushakashatsi ngo bahimbe bategure doctrine zo kugenderaho, ahubwo bayoborwaga n'Imana, kuko yarizi ibyo tuzahura nabyo mu minsi nk'iyi ngiyi. Itegura rero uburyo ki nuzahura n'ikibazo nk'iki. Ese ko umuntu ambwiye gutya, reka mbaye nk'urugero. Uzajya kubona nko mu rubyiruko, kuko namwe ndabizi murimo b'abakristo, abahungu b'indyarya bajya baza bakabeshya abakobwa ati fata Bibiliya yawe nkwereke unsomere. Tidura haranditse ngo ntukarerege mugenzi wawe, ngo icyo kwaka ngo uzagaruke ejo kandi ngo akigusaba ugifite. Ibyo akabimubwira yekeza ku busambanyi. Nk'umwana w'umukobwa utaramenya ibyanditswe byera, akamufatirana akumva yuko koko ngo Bibiliya ngo nivuze ngo kucyunderega kandi ibyo ngusaba ubifite. Reka nkubwire, ntuzi ko Bibiliya hepfo mu itangiriro mu bice bibanza mu isezerano rya kera mu mategeko handitse ngo ntugasambane. Niyo mpamvu twabonye ngo niyo haba ari wakubwira ngo nabirose, kuko kenshi baza babwira ngo nakweretswe rwose, ngo nabirose, ibintu nk'ibyo. Uramenye, uzamubwire ngo ijambo ry'Imana tuvuga ngo ntugasambane. Ibyanditswe byera rero n'ibingibi nicyo bizatumarira. Bibiliya izadufasha kudateshuka iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo izaduha gutsinda inyigisho z'ibinyoma, iduhe gutsinda ubuhanuzi bw'ibinyoma, kuko n'abazifashisha Bibiliya ntibazabura, ariko mberetse neza ko Bibiliya ibereho kudufasha. Asante sana. Koze cyane. Tugana ku musozo, ndagira ngo mbwire bene data mwese mudusaba ibitekerezo, turakora iki? Mbonye isomo rikomeye ku buhamya mwene data tubwiye. Buriya kuvuga ko Imana ntago ari ukuri turi bitare, ahubwo kuvuga ko Imana ivuga uburyo bwinshi. Niba Imana ishobora
kugushikamya ahantu hakibika fanta, umuntu w'Imana akazavuga ati nge sindi bunywa ibigage kuko sinizeye n'ibyo abantu benze bavuga igita ubushera ko ari bwo. Imana ikababitse fanta bavuga ati twe ubwo se urabahuti uranywa iki? Imana ikamuhishurira fanta. Imana iri ni isomo rikomeye, ntago iri kure yawe ngo ukabakabe wowe. Kuki utizera ko we yakuvugisha? Kuki utizera ko ari Imana yawe bwite? Niba uri umwana wayo ubu watinya kugira icyo ubwira so wakubyaye? Kuki mwiruka inyuma y'abahanuzi babayobya? Nimusigeho rwose, namwe umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri umuntu wese ahabwa ikaze kugira ngo yiyegerere Imana. Ahubwo umutima utunganye niwe ugomba kujyana imbere y'Imana, kandi yagukorera ibitangaza utiri ujya kubishaka ku bantu bakuyobya banakwesikuroka. Hanyuma icyanyuma sorejeho, ndasoreza kuri iri jambo mwene data yajyaga atababwira aho ryanditse. Uze kureba witonze muri Luka ibice 6:43 niho Yesu yabwiye abigishwa ko hazaza bigisha b'ibinyoma kandi bigisha mu izina rye, bahanura mu izina rye, bakora n'ibitangaza mu izina rye. Bamusobanuje bamubwiye bati none se tuzabibwirwa n'iki? Arababwira ati igiti kigaragazwa n'imbuto zacyo. Ntega amatwi ibintu ngiye kukubwira bibiri, hanyuma adusengera Imana. Niba hari ahantu hari pipiniyeri hafi yawe, ahantu bahumbikira ibiti by'imbuto, umanuka ujyeyo, urahasanga uduti dutatu. Hari ikitwa icunga, manderena n'indimu. Biriya bintu iyo biri mu ruhumbikiro, nta muntu n'umwe ushobora gutahura ngo avuge ngo iyi ni manderena, iri ni icunga, iyi ni indimu, atari umuntu wize agronomy, atari umuntu wize iby'ubuhinzi. Niwe wenyine ubizi, abibwirwa nawe n'ubuhanga bwo kureba uturemangingo yize. Ahubwo ibi biti bizagaragazwa n'iki? Bizagaragazwa n'imbuto byera, kuko byose birasa. Ibi nshatse kukubwira iki? Nshatse kukubwira ngo abantu bose bitwa abashumba babayoboye, abantu bose bitwa abahanuzi babayoboye, ariko mbere y'uko umuntu aguhanurira ngo wemere, mbere y'uko umuntu agukorera igitangaza ngo wemere, d'abord banza urebe imbuto ze. Ni imbuto ki? Ni imbuto z'agakiza. Hanyuma Yesu yarababwiye ati hari umuntu wari wabona umuzabibu weze ku gitovu cyangwa ku mugenge? Ndumva ashaka kukubaza ikibazo tugasenga. Ubyutse mu gitondo ugasanga imbere y'iwawe insina yari ihari cyangwa ironji ryari rihari ririmo kunaganaho igitoki, banza umbwire d'abord wahita ukora iki? Nuguhita uvuga ngo ye muze murebe. Niko nunabona umushumba wera imbuto zitari iz'agakiza, ntazagukangishe ngo arakora ibitangaza, ntazagukangishe ngo araguhanurira. Hita wiyamira ahubwo uvuga uti mbonye amahano, kuko ubundi umushumba watoranijwe n'Imana abwira umuntu iby'ubugingo buhoraho, abwira umuntu iby'imirimo myiza yo gukiranuka, abera tuzakura mu isi kaduherekeza dutashye. Rero njya ntangazwa n'umukobwa umwe, ukajya kubona ukuva umukobwa umwe araje yongoreye bagenzi be, ngibi ndabizi, tujya tuganira, akamubwira ati pasiteri yaransambanyije. Yabikubwira ntimugire amakenga ngo muhitemo muhunga Satani, ahubwo mukagumaho akazabasambanya muri 10. Ariko kweri ubwo mwebwe niyo Imana itabavugishije nk'ibituvuga, ntimushyira no mu nyurabwenge. Hari ibintu byitwa amahano. Wasanze ipapayi irimo kunaganaho igitoki cy'inyamunyo, ni amahano. Ni ukuvuga ngo kirazira. Izina umushumba ubundi ni izina ry'icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ni umuntu ugomba kuyobora umuntu mu nzira y'ukuri. Niba yeze indibu ukamenya inkuru y'ikibi kimwe yakoze, nimuhita muvuga muti hano hari amahano, mukize ubugingo bwanyu. Imana ibaha umugisha, kandi murakoze gukurikira iki kiganiro cyiza. Twabayoboraga inzira y'ukuri, ntimukayobe mukurikira Imana ishimwe Clarisse Official. Imana ibaha umugisha. Twasaba umukozi w'Imana akadusengera Imana. Murakoze cyane. Mbere yuko tugiye gusenga, reka nanjye nongereho aka kantu. Ikintu turimo tuvuga, abo tubwira tuzi ko ari abakristo, ni nabo cyane cyane bakurikira iyi shene, ni abantu n'ubundi bibwira ko bajya mu ijuru.
Bibiliya iratubwira ngo ntihagire ubayobya bana bato. Intama zanjye zizumva ijwi ryanjye, ntabwo zumva irindi jwi iryo ari ryo ryose. Reka mbabwire ngo ijwi rya Yesu rirongorera kandi ntabwo rishyiraho agahato. Yesu aguha umwanya wo gutekereza. Nujya kureba neza bariya bantu bakubwira kimwe mu bikwereka yuko ari ibyo bakubwira ari ibinyoma, bakora nk'abajura. Umujura ntatinda kuko abazi ko ari bufatirwe mu cyuho. Ikintu cyose akubwira kugira vuba, nta mwanya wo kugitekerezaho. Icyo ni kimwe mu bintu wakwifashisha umenya ko umuntu arimo kuyobya. Nta mwanya wo kubitekerezaho azaguha. Ikindi, ntabwo ushobora kubona 200 cyangwa 3 yo muri Bibiliya ishyigikira ibyo arimo akubwira. Niyo mpamvu nkunda gukangurira abantu cyane mugira umwete wo gusoma Bibiliya, ibyanditswe byera, izabigisha, izabereka inzira. Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Bantu b'Imana, Bibiliya twe kuyisoma nk'abashaka kuyifata mu mutwe nk'imivugo, ahubwo tuyibike mu mutima nk'ijambo rizaturengera mu gihe icyo ari cyo cyose, mu bihe tuzahura nabyo mu minsi iri imbere. Mbizeza ko umuntu wiringiye Uwiteka atazakorwa n'isoni, mbizeza ko Imana itazabura uko ibigenza. Ubuhamya bwo turabufite, amateka ya Yesu uko yakoze byinshi hariya mbere uko ajya mu ijuru. Ntago yageze mu Rwanda, yari hariya muri Israel, yahakora ibitangaza byinshi, ariko natwe abamwizeye bo mu Rwanda yagiye adukorera byinshi bikomeye bitandukanye. Uko tubonye umwanya tuzagenda tubivuga. Yagiye adukorera byinshi atwereka yuko abera hose rimwe, ntabura uko abigenza. Ni intwari, ntatsindwa. Uyu munsi ntitwamuvuzeho cyane mu byubahiro bye no mu bushobozi bwe, ariko ubutaha uko tubonye umwanya tuzagenda tubereka uburyo ari umugabo wo kwizerwa kandi w'intwari. Imana ibaho umugisha. Rero reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, mu izina rya Kristo waduhaye ngo atubere umuhuza, atubere umutambyi kandi abe n'igitambo gihoraho. Turagushimira iri jambo, uyu mwanya twumvise, ko buri wese uzatubwira ko yeretswe cyangwa yarose, ariko bikadutandukanya no kubaha Imana, uwo tutazamwemerera. Mwuka Wera, sobanura byose kurushaho kandi ufasha abantu bawe, ubarinde guhungabana. Ibitero byaje ni byinshi biteye abakristo, bibahungabanya, bibatesha inzira, kubera ko turi mu gihe cy'iterambere. Hari ibintu byinshi by'inzaduka biri kuza, hari ibitero urujijo byinshi, hari n'uburangare bwinshi, ariko ndagushima ko watanze Umwuka Wera kugira ngo afashe itorero. Umwuka Wera atembera, kandi umuntu wese uzumva iki kiganiro, Umwuka Wera azamusobanurire, azamuhe kumenya neza icyo umushakaho, kuko tutifuza ko hari umuntu n'umwe wumvishije iki kiganiro wazakorwa n'isoni kuri urya munsi. Urakoze rero, umugisha buri wese uzacyumva, kandi umugisha mwarimu wagize ishyaka n'umwete bwo gukora icano yo gutangaza ubutumwa bwiza. Umushyigikire, icano yishyigikire, ubutumwa bwiza buzagere kuri benshi. Turebe ko abatwumva kimwe natwe kuri urya munsi twazahagarara imbere tudatsinzwe n'urubanza. Urakoze kumva gusenga kwanjye, kandi ushige gukora byose nk'Imana ku buntu, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.